Shindagira gitware uraberewe, Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we. Uyu ni umunsi wawe mu buzima ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho. Uwishimemo unezerwemo, muzishyire ku rutugu rwayo maze mbabwire. Aha, murakoze cyane. Reka rero sore mu bitoya y'uruti rutari ruto akaba umusore y'imbavu ndende. Munyemerere muhuze ibiganza mu mushimira amashyi menshi cyane. Twakira umukwe mu muryango maze naza gusaba Bosco nyemerere rutera intambwe ziruti zabo bateye wegera imbere. Ongera rwose utambuke usange data yongera guhesha umugisha. Iwacu tugira uko turamutsa abakwe, data naguhesha umugisha, maze mu gitaramo kindi kizaza nawe uzaba ukirimo kandi uzafata umwanya wo kwitanga inama. Turamwishima. Urakoze cyane. Ndaza gusaba arambura ibiganza, narambura ibiganza, Bosco arambura ibiganza. Bosco arambura ikiganza rwose. Urakoze cyane. Maze ndaza gusaba Bosco unyemere nanjye uze uraho bose kagira inka. Nyemerera mutambutse mujyane mu bwatsi bw'iwacu, urambura ibiganza kubanza usuhuza biwanyu. Mwagendanye abakugereyo bakaguhakirwa maze usubire mu birindiro rurimo. Reka sabe rero wa undi umeze nka wa mugabo uri kwa Aburahamu yatumye ati uzanire kandi uzamenyere umukobwa ukwimungu wanjye. Yemera unere ibitugu mubwire uzamuka izo ngazi. Ugenda umengerereyo nuhura n'igiturika kiguturikane wenyine ariko umukobwa wacu asigare. Amashyi menshi cyane rwose tumwakira tumushimira. Rwose uraheze iyo nyiki yego aho ngaho umere nka ya nyiki yitwa ngo byumva uhore na mbona bihita. Reka sabe Bosco nawe utambuke utere intambwe muyo pare yateyemo maze ugende muri turatwicara abami atari twatundi tw'Inyaruteja. Umwami w'u Rwanda n'ubundi baheruka guhuriramo banama ibizagirira igihugu umumaro, maze nawe utambuke aho rwose. Murakoze cyane. Maze ndaza gusaba abantu basore begerane, mwegerane ayo maremare hagati yanyu muyakuremo. Ndaza gusaba mushiki wanjye umuri hariya azanye hano mbwirira ngwino tambuka ishema n'isheza. Bagendanye na Bosco bakora mu kiganza cy'umukobwa. Reka mbahe promosiyo ugende bakore mu kiganza cy'umukobwa bumva uko kimera, maze nusoza ubamenyera inyegamo ariko wese asige ibumoso bwe kandi asige ahasengera. Igihe gikwiriye Imana niyumva amasengesho yanyu nuko yumvise aya Bosco muzampamagare nanjye nzabe mpari. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo umwana uzaba umugabo iyo bukiye agenda yigera ipantaro ya se. Nyemero bamenyere inyegamo bajyane mu byicaro, ubwo batatu hano abandi batatu hano. Imana ikuremeye, Shindagira gitware uraberewe, Imana ikuremeye ibirori shenge mwiza we. Uyu ni umunsi wawe mu buzima ubayeho bwa mbere kandi ntuzongera kubaho. Uwishimemo unezerwemo, uyu ni umunsi wawe mu buzima Imana ikuremeye. Busamata jamatera gainda namanya
MC izi ndirimbo zirarangira ryari? Mutoni wacu mico myiza Yagize ngo zirarangira. Mutoni wacu mico myiza sibira rimwe Mumburize Yeni mumumburize babyeyi Yeni mumumburize bakobwa Karumuna kawe n'abasaza bawe basiriye Menya kukubyara Devota aziyambaza nde Mena hato bawe watetesheje ko waziziki Anita nshuti yawe Devota nzamubwira iki murakoze ariko kambongeza amasegonda mu mubwira icyo mushaka kumubwira. Devota wacu uragiye Yegereze microphone. Devota wacu uragiye koko kare wajyaga kuvoma uragiye koko kare wajyaga gutashya uragiye koko kare wareraga abana uragiye koko kare wabaririmbiraga imihozo uragiye koko mama yarakureze urakura none ugiye ku musi ubuse mama azajya yakiriza mu ziko ari wowe wakabikoze ubuse mama azajya ajya kuvoma ari wowe wakabikoze ubuse mama azajya arera abana ari wowe wakabikoze ubuse mama azajya ajya gutashya ari wowe wakabikoze ariko igendere namenye neza yuko igihembo cy'umukobwa witwaye neza ari iki ngiki Bagushimire babashimire amashyi menshi cyane maze muze mubwire murakagire data mubyeyi biriye mugiye murareba. Ni umugabo witwa Dawidi wabivuze ubwo yarageze imbere y'abakuru be Imana imutunganyirije ameza imbere y'abakuru be. Dawidi atekereza indubu yanyuzemo n'intare yanyuzemo aravuga ati ngewe Dawidi ni ishyanga ritangaza benshi. Impamvu ni iyi niyo umuroza kuroze nupfe iyo muhuye nta kindi gitutsa ngo tukaraba ngo ariko ririya shyano ryabaye ngo tumva mubwire. Uyu munsi ubaye ishyano ritangaza abazimu n'abazimukazi bavuze yuko Devota utazigera ushaka none uyu munsi Imana ibikoze ku mugaragaro. Reka sabe abari aha bahuze ibiganza bagushimire bya nyabyo bashimira Imana yabanye nawe ikakurinda. Uyu munsi rero uciye akagozi kose kakarandere zaravuze ko utazashaka uyu munsi urashatse. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero nibwire wa mweza wibegera hino datanya kugira inka. Aba bose ubona bagendanye basohokanye na Devota harimo ba nyirasenge na ba nyina wabo, hakabamo n'abarumuna be, hakabamo n'abasaza be. Ndagira ngo ba nyirasenge mugende bamenyere inyegamo. Babonye ko bafite inkongoro bafite ibyasi yenda bashyire hariya ku ruhimbi bakuba kabero maze mukanya tuze gutaramana nabo. Kandi ubwo na ba nyina wabo nawe nuze kubasiga nabo nuko baramenya uko babigenza. Uru ni urugo rw'iwabo bamenya aho bagana. Namwe rero mugane indi nkiki yego ni n'abandi bamenyera aho ngaho. Data rero aba ni barumuna be. Aba ngaba bajyaga bajyana na Devota mu rubohero. Devota yashyiraho ijisho itondera bo bagashyiraho isozera. Bishatse kuvuga ngo Devota yari umutoza wabo. Nawe mubamenyere hariya mugende mube nk'ayanyi ikivuga ngo byumva uhore na mbona bihita mubone bihita. Ariko namwe mugire ishyaka ryo guharanira yuko igihe nk'iki namwe tuzabashaga. Maze rero murekeze hariya bizaba igihamya ko urakoze. Maze bagushimire kuri umusore umuhanga kuko kwakiriye kuratanga. Mbone nomero y'umwete irenga hariya mu miryango ejo mutazajya gusura Devota yabicaza muri salo mugashaka kuharenga mu mujye mu cyumba. Izire Devota bose ko
hejuru umubwire ukagukunda kitarakubona aho kikuboneye umutima ukava mu gitereko, ugende mufungane bukwasa amazamu ari hagati yanyu muyakuremo, umwana yumva undi utindemo, maze muhuze imisaya imisambi ize guhingira muri kino gitaramo. Amashyi menshi cyane rwose. Muhindura umusaya byangabyo, muhindura umusaya. Ariwe Devota ziguhereramo arahwereramo neza bakagendera mu mana. Devo ibuka ibyo Imana yavuganye nawe urimo usenga, uri mu cyumba uri gusenga. Nibutse ukuntu Imana yakubwiye ngo mwana wanjye nzafata imitima y'ababishaka n'abatabishaka bose baze mu bukwe bwawe. Uyu munsi Imana irabisohoje. Nyemerera uhinde undi musaya mubwire ikindi Imana yakuvuzeho uri mu butayu uri gusenga. Imana yavuganye nawe kubwira yuko izaguha umugabo mwiza, izaguha kugira neza kwayo, itazanyuza kugira neza kwayo imbere yawe, ahubwo wowe ubwawe uhinduye umugisha. Wowe uri umunyamugisha kandi urongowe n'umusore w'umunyamugisha. Maze Bosco mufata ikiganza mubwire, mufata ikiganza mutere intambwe mwegera inyuma ho gato. Yego Bosco uzugure ukuntu parahagaze nawe bari kuhita uhagarara. Reba uko parahagaze. Yego oya urajya hariya muri uruhande rwa pare. Nawe Devo turareba aho ngaho uko ahagaze, nawe urahagarara mana arebana. Zose bisobanuye ko yasumbye abakobwa bose bo kwisakaringanira n'umutima wawe, maze uyimwambike bya nyabyo. Navugaga impeta yimushyiremo kuko udakwiye kwisiga rwose. Imana yamuremanye ubwiza. Amashyi menshi cyane. Nimuze kubona 1 2 3. Hari couple yo ku ruhande harahiga bose muyimera amashyi. Yo couple ibanza higa ku ruhande, abamera amashyi musigare mwenyine. Ndabaha ifoto mwenyine iriya couple yo higa ku ruhande, abandi buri muntu amujyane. Yanere wari wasize umenye yuko nguwo niwe ugeneye. Ariko iriya couple ndashaka Marene nawe uzamukira usange umukobwa na pare. Marene na pare bagira kamera ma iriya couple umva baroye ifata ifoto nziza.